Ndagushuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana bane nawe. Aho uherereye hose icyubahiro cy'Imana kibane nawe. Ntukabura amata y'umwuka wera mu ijuru iwacu zirakamwa. Hanyuma Kristo umwami w'abami akugirire neza, we watubereye maso. Arakomeye cyane. Ndagira ngo nkwibutse ko ibintu byose muri Kristo Yesu birashoboka. Nta kure wageze ku buryo Imana itakurengera. Ibintu byose Yesu arabizi, kandi ibintu byose abisubiriza igihe. Wowe turi kumwe kuri ino channel, urakora subscribe, share na comment, hanyuma ujye ukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Imana izaguha umugisha, Imana izakugirira neza, Imana izakurengera. Murabizi turabakunda. Mbese ibintu byose uri kubona urabona bimeze bite? Urabona byifashe bite? Ndagusengeye mu izina rya Yesu. Turatabaza Imana yahera hirengeye, Uwiteka umwami w'abami, kugira ngo akubere maso, akubere ku rugamba, aguhe imbaraga, aguhe ubutware, aguhe icyubahiro, kandi abashe kukurinda no kukugirira neza. Abantu benshi bajya batinya gupostinga, bajya batinya kwishyira ahantu heza, kugira ngo abantu bababone ko ari abakene. Nkwaturiyeho umugisha w'ubukire mu izina rya Yesu. Ntago uri umukene, ahubwo uri umukire. Niyo mpamvu rero ugomba gupostinga. Niyo mpamvu ukwiriye gukora ibyo ukora. Agafoto kawe ukagashyira heza, agasura kawe ukagashyira ahantu heza, ndetse rwose ukumva yuko Kristo yakubereye Imana mu buzima bwawe. Waba ufite umwambaro rwose ukambara neza, nta kibazo gihari, Kristo arahari. Ndabizi hari abantu tumaze iminsi dusengana, bo barabizi. Ambara neza no kwambara neza byica abazimu. Rwose Uwiteka azakurengera mu izina rya Yesu. Ntago ari ukwirata. Nimba ufite ibiryo rya neza, kubera yuko Imana irahari. Imana niyo gutabara. Nge hari ikintu kimwe nabonye mu buzima. Umuntu wese akwiriye kuba maso. Umuntu wese akwiriye kwita ku iherezo ry'ubuzima bwiwe. Kimwe cyo ndagira ngo mvuge kuri ibi bintu mu gusenga. Gusenga bigira umumaro cyane iyo twiyirije. Gusenga bigira umumaro cyane iyo twizeye ko ibyo dusenga bifite akamaro. Gusenga bigira umumaro cyane iyo duhamanyije nuko ibyo batubwira ari ibyizerwa. Gusenga bigira umumaro cyane iyo duhamanyije n'Imana ko ibyo Kristo yavuze bizasohora nta kibazo. Uwiteka aguha imbaraga, Uwiteka aguha umugisha, Uwiteka agukomeze, Uwiteka akugirire neza, Uwiteka akubere maso, Uwiteka akubere ku rugamba, aguha amahoro n'icyubahiro. Ndabizi hari ibintu byinshi watakaje udakeneye kuvuga. Ndabizi hari inzira nyinshi zapfuye udakeneye kwereka abandi. Ariko ndakugira ngo nkubwire ngo ubutabazi bwihuse buraje. Abakuvuze baramwawe, abakuroze baramwawe. Nushaka uzabe wararogewe Amerika, nushaka uzabe wararogewe mu Burayi, Europe, Aziya, iyo migabane yose, Australia. Nushaka uzabe wararogewe Kampala, Dar es Salaam, aho hantu hose Uwiteka agukuyeyo mu izina rya Yesu. Imyenda bakwibye, ibintu byose bagutwaye, de stope anisto de rozemo egere. Uwiteka arabikoze ku mugaragaro, kuko niwe Mana, niwe ufite icyubahiro, niwe ufite imbaraga, niwe ufite ubutware. Ubutabazi bw'Imana bukubeho, amahoro y'Imana kubeho. Nkwaturiyeho gukora kw'Imana, nkwaturiyeho umugisha w'Imana. Komera ushikame, bana natwe mu izina rya Yesu.
Imana irahari. Ndagusengeye wowe ufite intimba, ndagusengeye wowe ufite ibibazo, akira gukomera kw'Imana, akira imbaraga z'Imana, akira ubutware bw'Imana. Amahoro y'Imana bane nawe, kandi ukuboko kwiza kwa Yesu kubane nawe. Ibyo Yesu yavuze byose agiye kubikora, ariko kimwe cyo, hagarara ushikamye. Hagarara ushikamye kugira ngo Imana ikurengere. Kugira ngo Imana ikurengere. Njya mbwira abantu, nkababwira nti hari igihe twababaye tugakora ivugabutumwa twandika mesaje. Ibyo bivaho ku dutelefone twa gatushi, dukora ivugabutumwa duhuzwa, buri muntu akagenda ahura n'abantu bane mu materaniro tukaba nk'ijana. Haleluya! Abantu babaye muri icyo gihe muhimbaza Imana. Ubu simati zaraje, amakamera yaraje, ibintu byinshi byaraje. Niyo mpamvu rero nubwo turimo dukorera kuri ibi ngibi, ejo n'ejo bundi Imana izaduha ibyo twifuza, natwe tumere nk'abandi. Uwiteka kumpera umugisha mu izina rya Yesu. Amen.